Amahirwe ya kabiri, abayobozi basubiye mu nshingano bahawe indi myanya nyuma yo kuva muri gereza. Mugisha Benjamin, benshi bazi nka The Ben, ni umuhanzi w'umuririmbyi. Mu ndirimbo nyinshi yahanze harimo iyo yise amahirwe ya nyuma. Akenshi amahirwe yitwa ko ari aya nyuma kuko hari ayandi wari ufite ukayapfusha ubusa, ntuyabyaze umusaruro uko bikwiye. Ukutayakoresha uko bikwiye bikagira inkurikizi kenshi zitari nziza, uko kutabyaza umusaruro icyo wari ufite birumvikana ko ugomba kubiryozwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuryozwa kutabyaza umusaruro amahirwe wari ufite, kunyuranya no gukora igikwiye bikomera cyane iyo birimo inshingano uhabwa n'amategeko ugakora mu izina ry'abandi baba baguhaye ububasha. Iyo ukoze udakoze nk'uko wabisabwe cyangwa wabibwiwe, byanze bikunze urabibazwa ukabyishyura. Ibi nibyo bituma nk'uwari umuyobozi iyo mu mikorere ye anyuranyije n'inshingano usanga yakuwe kuri izo nshingano ari byo kwirukanwa. Rimwe na rimwe bitewe n'impamvu itumye akurwa mu nshingano ntibigarukiraho, kuko hari ubwo ukuweho yisanga imbere y'ubutabera kugira ngo aryozwe ibidakwiye aba yakoze. Uvuye mu nshingano ahita ajya mu maboko y'ubutabera, akenshi bivuga ko byamurangiriyeho ko kariyeri ye igeze ku iherezo. Ariko nk'uko bisanzwe bizwi ko gukosa ari ibya muntu, akosa uwakoze kuko hari igihe ushinjwa gukosa aba ari ibyamugwiririye atari byo agendereye, bitandukanye na wa wundi uhora mu makosa agahora asaba imbabazi ubwinshi bw'amakosa neza ugasanga nawe atazi icyo ari cyo, yarabaye akahebwe. Nubwo ari uko ariko buryo buri muntu wese iteka akwiye amahirwe ya kabiri. Nibwo uzasanga cyane nk'umuyobozi ahinduriwe inshingano ngo barebe ko gukosa ko yakwigiyeho akikosora cyangwa se akagaragaza ko yabaye akahebwe ari ugukura y'amaso. Kuri iyi nshuro rero reka turebere hamwe mu bayobozi bagaragayeho gukurikiranwa n'ubutabera nyuma y'uko batujuje inshingano nk'uko bikwiye, bigatuma bisanga muri gereza bafunze. Nyuma yo gufungurwa bakongera kugirirwa icyizere bagahabwa izindi nshingano mu buyobozi bw'igihugu nk'amahirwe ya kabiri. Nibyo koko ngo iteka buri wese akwiye amahirwe ya kabiri, aho yakosheje akikosora, nk'uko Mutagatifu Sipiriyani Rugamba yabivuze ngo ubuzima n'urugendo, inzira tunyuramo tugwa tubyuka. Ikibi ni ukugwa aho kubyuka ukarambarara. Igihe ubonye amahirwe ya kabiri bizakubera uburyo bwiza bwo kugaragaza ko wowe waguye mu makosa atandukanye nawe wa nyawe, wowe ko wibeshye bakwibeshyeho. Muri bamwe muri abo bayobozi benshi b'abanyapolitiki, reka turebe batanu bahawe ayo mahirwe ya kabiri ubu bakaba bemye. Alfred Gakuba Kalisa. Alfred Kalisa Gakuba yamenyekanye cyane mu ruhando rw'abikorera ayoboye banki ya BCD, ndetse yanayoboye urugaga nyarwanda rw'abikorera PSF, Private Sector Federation. Alfred Kalisa afatanyije na bagenzi be ku nkunga bahawe na leta y'u Rwanda mu 1995 bashinze banki bayita BCD, Banque de Commerce, de Développement et d'Industrie, BCD mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Ni banki yafashaga cyane mu bikorwa by'ubucuruzi. Alfred Kalisa nk'umwe mu bari bafite imigabane myinshi muri iyi banki yatoreye kwibera umuyobozi. Mu buyobozi bwa banki yahawe byabaye bya bindi byo kuguha jari ukiyongereraho butamwa udasize na ngenda, kuko Alfred Kalisa hiriye inshingano n'ububasha yahawe muri iyi banki yiyongereyeho gusohoza no guhaza ibyifuzo bye nk'uko yabihamijwe mu nkiko. Yashinzwe gutonesha, gutanga inguzanyo bidakurikije amategeko ahubwo bikagendera kuko muziranye ikene wabo, ari byo byiswe tonesha. Muri make Alfred Gakuba Kalisa yashinjwe kandi ahamywa kugira banki ya BCD akarima ke. Ibi nibyo byatumye mu mwaka wa 2007 afatwa arafungwa akatirwa imyaka 6 y'igifungo. Mu mwaka wa 2010 nyuma y'imyaka 3 yarafunguwe ahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika. Nyuma yo guhabwa imbabazi yanahawe andi mahirwe yo kongera gukorera igihugu. Mu mwaka wa 2015 Alfred Kalisa yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Angola. Kuva mu mwaka wa 2021 yavuye muri Angola ajya guhagarara u Rwanda mu Misiri. Marc Kabandana yamenyekanye mu buyobozi bukuru bw'inzego nkuru z'igihugu, zirimo kuba yarabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, aba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho Rwandatel, ndetse aba n'umuyobozi w'ikigo gishinzwe amahugurwa y'abakozi ba leta RIAM. Ubwo yayoboraga iki kigo niho byose byahindukiye, kuko nibwo yashinjwe gukoresha nabi umutungo wa leta. Ibi byarangiye afunzwe aranakatirwa. Nyuma yo kurangiza igihano cye ntabwo Marc Kabandana yajugunywe akahebwe, ahubwo yahawe andi mahirwe yo kongera gukorera igihugu cye. Mu mwaka wa 2018 yagizwe umwe mu bagize urubuga ngishwanama rw'inararibonye. Dr. Rose Mukankomeje.
Dr Rose Mukankomeje ni umwe mu bagore bazwi cyane mu Rwanda kubera ubushobozi agaragaza mu gusohoza inshingano ahabwa, nibyo bituma amenyekana. Ubusanzwe Dr Rose Mukankomeje azwi nk'umugore w'umuhanga, akagira umwihariko w'uko ari we mugore wa mbere mu Rwanda wabonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri siyansi mu ishami ry'ibinyabuzima biology. Iyi ni impamyabumenyi yakuye muri kaminuza ya Notre Dame de la Paix i Namur mu Bubiligi. Dr Rose Mukankomeje yamenyekanye cyane nk'umurengezi w'ibidukikije ubwo yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kirengera ibidukikije REMA. Ariko kuri ubu buyobozi Dr Mukankomeje yahawe ibihembo byinshi mpuzamahanga. Umwanya wo kuyobora iki kigo REMA awuriho byamuhesheje kugira ijambo rikomeye n'ububasha mu buyobozi bw'ikigega cy'igihugu cyo kurengera ibidukikije FONERWA. Ubwo bubasha nibwo Dr Rose Mukankomeje yifashishije yitambika ikoreshwa nabi ry'umutungo wa FONERWA washakwaga bikomeye n'abakomeye bamenyereye ko aho bageze imiryango yifungura ku bwabo. Aha bahasanze Mukankomeje arabahagama. Abo bakomeye bitwazaga ko bafite imishinga ikomeye ifitiye igihugu akamaro, nubwo ntaho ihuriye n'ibidukikije, ngo igomba guterwa inkunga na FONERWA kuko yo ifite amafaranga menshi. Ibi Mukankomeje yabyamaganiye kure, avuga ko ibidukikije bitaribwa ahubwo birengerwa, abashaka ibyo kurya baca ahandi. Mukankomeje yashakiwe ibirego bimukura muri REMA, maze haduka ibyiswe ibirego bidahuje n'ibidukikije yari ashinzwe, ngo ahubwo ngo abashinzwe kumviriza ibyo abantu bavugira kuri telefone bumvise agira inama mwene wabo, umwe mu bantu bo mu muryango we wari ufite ibyo akurikiranyweho n'ubutabera, akaba yaramugiraga inama y'uko agomba kwitwara no kwitwararika. Ubwo bujyanama bwiswe kwitambika ubutabera. Dr Rose Mukankomeje wa REMA arafatwa arafungwa, uretse n'undi wese utarumvaga icyo uwo murengezi w'ibidukikije azira, n'abamushinjaga nabo ubwabo ntibari bazi neza icyo bamukurikiranyeho. Wenda abari babiri inyuma nibo bari babizi. Ibyo nibyo byatumye umucamanza ategeka ko Dr Rose Mukankomeje nyuma y'amezi afunzwe arekurwa agasubirana uburenganzira bwe bwo kwishyira akizana. Ntabwo yasubiye muri REMA kuko yasanze yarasimbuwe, ariko abashyira abayobozi mu myanya bo ku rwego nk'urwe bamusamiye hejuru, bahita bamugira umuyobozi w'inama y'igihugu y'amashuri makuru HEC, High Education Council. Akigera muri iki kigo, umurindi we wumvikanye amwe mu mashuri makuru afunga imiryango azira imikorere idakurikije amategeko. Abamuzi bati Mukankomeje yagarutse. Pidance Rubingisa. Pidance Rubingisa azwi cyane ayoboye umujyi wa Kigali. Mbere yo kuba Road Mayor w'umujyi, Pidance Rubingisa yabaye umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda ashinzwe umutungo. Inshingano zimuhesha kugira ububasha mu ikoreshwa ry'umutungo w'ikigo cya leta. Izi nshingano ntabwo zamuguye neza ko yaje gushinjwa ikoreshwa nabi ry'umutungo wa leta nyuma yahananiwe gusobanurira PAC mu buryo bwumvikana ku byo yabazwaga ku mikoreshereze mibi y'umutungo yari ashinzwe. Nyuma yo kuva muri PAC atayemeje, yarafashwe arafungwa, mu kazi arasimburwa. Pidance Rubingisa nyuma yo gufungurwa adahamwe n'ibyo yari akurikiranyweho, mu mwaka wa 2019 yongeye kumvikana ari kwiyamamariza kuyobora umujyi wa Kigali. Amahirwe aramusekera, aranatorerwa kuwuyobora. Kugeza mu 2023 umwanya yavuyeho agirwa umuyobozi w'intara y'Uburasirazuba. Theoneste Mutsindashyaka. Theoneste Mutsindashyaka bamwe bahaye akabyiniro ka Mutsindamazu, ni umugabo uzwi muri politiki y'u Rwanda mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye. Yumvikanye cyane ubwo yari umuyobozi w'umujyi wa Kigali hagati y'umwaka wa 2001 ageza mu 2006. Ayoboye uyu mujyi yagaragaye nk'umugabo w'umunyamwete ushishikajwe n'impinduka yifuzaga kubona mu mujyi wa Kigali wubatse mu buryo bugezweho bitandukanye n'uko wari uri muri icyo gihe, dore ko icyo gihe yavugaga ko nyinshi mu nyubako ziri mu mujyi ayoboye zimeze nk'ibyari by'inyoni. Mutsindashyaka ari mu bumvikanye cyane yamamaza icyari Vision 2020. Benshi batumvaga icyo ari cyo, we akayivuga ayisobanura nk'uwayigezemo. Ibyo yavugaga benshi bumvaga ari inzozi, maze bikarangira bayise ibipindi n'ibikabyo bya Mutsindashyaka. Kubera ubwira, umuhate n'umuvuduko yifuzaga mu iterambere ry'umujyi wa Kigali, Mutsindashyaka yakururiye umujyi wa Kigali mu manza zitagira ingano, zirimo urwavuzwe cyane aho uyu mujyi wa Kigali waburanaga n'umunyemari Mirimo. Nyuma yo koreka umujyi wa Kigali mu manza, Mutsindashyaka yarimuwe ahabwa kuyobora intara y'Uburasirazuba. Mutsindashyaka udasigana n'udushya n'impinduka zo kujya mbere binyuze mu mihigo, yahise azezeranya abanyarwanda bose ko bagiye kujya barya inyama zitunganyijwe zivuye mu ntara y'Uburasirazuba, ngo ashingiye ku bworozi buhagaragara n'umusaruro w'inyama butanga. N'uyu munsi izo nyama zipfunyitse zitunganyirijwe mu ntara y'Uburasirazuba n'ubu ntiziragera ku isoko. Ubanza
hagishakwa icyo kuzipfunyikamo. Akiri muri iyi ntara, Mutsindashyaka yahise atangiza umushinga wo kubaka ibiro by'intara, ibiro byubatswe mu karere ka Rwamagana. Iyi nyubako ariko ntabwo yaguye neza Mutsindashyaka kuko yaje kumuhagama inamujyana imbere y'ubutabera. Cyokora Mutsindashyaka ntabwo byari kugera aho ajya gufungirwa muri 1930 iyo agabanya amashagaga, akibuka neza ko gutumbagira bibanziriza kugwa. Yatumbagiye yinjira muri guverinoma ubwo yagirwaga umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ashinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Mutsindashyaka ubusanzwe waminuje mu kwigisha imibare n'ubugenge, ageze muri Minisiteri y'Uburezi yaraguye ahashashe kuko yari ageze mu byo yisangamo. Mu gihe cye yategetse imyambarire igomba kuranga abo mu burezi, uhereye ku bayobozi b'amashuri bagomba kwambara ikote, kandi ko nta mwarimu ukwiye guhinguka mu kigo yambaye ikoboyi, kuko ngo ku ishuri si mu biraro aho bororera mu bakoboyi, ahubwo ni mu irerero. Kuba igitsina gore ho cyaraziraga kwambara impenure, ngo kuko ku ishuri siho bategera bimwe by'indaya. Ku banyeshuri imyitwarire mibi, gahunda yari tolerance zero, nta mpuhwe. Uwo ni Mutsindashyaka w'umwete n'ibikabyo, akanabishimangira avuga ngo kuri we gutanga serivisi umurabyo umujyi ubona inkuba ikubise ni nk'akanyamasyo. Ubundi Mutsindashyaka mu gihe yari muri Minisiteri y'Uburezi yagaragara nk'aho ari we uyoboye minisiteri, cyane ko Dr Dafroze Gahakwa yayivugiraga gake. Ubanza bari baragabanye inshingano, umwe aba aho bibera kuri tere, undi akaba uwo mu biro. Ubundi bya Mutsindashyaka byapfiriye uretse kuba yarashinjwaga ko habaye gukoresha nabi umutungo wa leta mu iyubakwa ry'ibiro by'intara y'Uburasirazuba yayoboye. Mutsindashyaka yanashinjwe kwigwizaho umutungo kuko iyo yari afite y'agaciro kasaga za miliyari atabashije gusobanurira urwego rw'umuvunyi aho yayakuye. Mutsindashyaka wari umunyamabanga wa leta muri Mineduc yakuwe muri uwo mwanya, arafatwa, arafungwa, arakatirwa. Yajuririye igihano yahawe maze birangira abaye umwere. Yarafunguwe. Ku mahirwe ya kabiri, Theoneste Mutsindashyaka yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Brazzaville. Nk'uko Mutsindashyaka aho ari atiburira, aho yagiye guhagarara u Rwanda muri Congo Brazzaville, yatangijeho igikorwa cy'umuganda kiba rimwe mu kwezi nk'uko bisanzwe mu Rwanda. Ngo intego ni uko aho umunyarwanda wese ari aharema u Rwanda. Uwo Mutsindashyaka na bagenzi be mu mahirwe ya kabiri. Nibyo umunyarwanda ajya avuga ngo kugera kure kandi ngo ukibwitwejo. N'isi ubwayo igitanga amahirwe ya kabiri, cyangwa nuko amahirwe ya kabiri yihuye abonye, ugomba kumenya kuyabyaza umusaruro ibyongere kuba nka bimwe bya mbere. Urakoze cyane ku bw'umwanya wawe. Subscribe dusubire ubutaha.